Halo, muraho neza, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, mbahaye ikaze kuri channel yanjye yitwa Men in God Ministry, niba ari ubwa mbere wiyumvemo ikaze, Imana iguhe umugisha kandi kubwo kubana natwe. Uyu munsi rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana turi busange muri Rusi igice cya mbere, turasoma umurongo waho wa mbere dusoreze ku murongo wa gatanu. Ariko nk'ibisanzwe mbere yuko dutangira, tubanze duce bugufi imbere y'Imana tuyingingire kubana natwe. Imana nziza yo mu ijuru, Imana ikiranuka, Imana idukunda kandi Imana itwitaho bitangaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe. Uwiteka tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi itambutse, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana tugushimiye ko twemereye tukaba tugarutse imbere y'iyi kamera kugira ngo dukore umurimo wawe. Tugushimiye ku bwa mwene data wese uri kureba iki kiganiro, Mana ndamusengeye ngo umuhe umugisha. Uwiteka ndagusabye ngo umugisha w'amajya n'amaza umuhe umugisha w'iburyo n'ibumoso, mu izina rya Yesu Kristo, uw'imbere n'inyuma, Mana impande zose ajya anyuzemo ajya gushaka kubone. Nuko rero ubane natwe kandi dushyigikire muri iki kiganiro, Mana tukubere mikoro wivugire. Uwiteka ntabwo ari twe ahubwo Mwuka Wera abane natwe muri byose. Urakoze Mana, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Bakunzi ba Women in God Ministry, nk'uko nari maze kubibabwira, tugiye gusoma ijambo ry'Imana turi busange muri Rusi, ni igice cya mbere. Umutwe w'amagambo waho uratubwira ngo Elimeleki na Nawomi basuhukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asohokera mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Maholoni undi yitwaga Kiliyoni. Bari abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana abahungu be bombi. Barongora abamowabukazi, umwe yitwaga Orupa undi yitwaga Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi, maze Maholoni na Kiliyoni bombi barapfa. Umugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Amen. Amen. Nshuti bakunzi ba Women in God Ministry, uyu munsi Imana yanshyize ku mutima kuganira namwe aya magambo. Ni amagambo tugiye kuvugaho cyane muri iyi minsi. Tugiye gutinda kuri iyi nkuru ya Rusi, ariko mbere y'uko twinjira mu nkuru ya Rusi nyirizina, dutangiranye n'umugabo witwa Elimeleki ndetse n'abahungu be Maholoni na Kiliyoni na mama wabo Nawomi. Twumvise ukuntu mu gihugu cyabo, igihugu cya Isirayeli cyateyemo inzara, ngo maze imaze gutera, uyu mugabo yigira inama yo gusohoka, agasohoka ajyanye n'umuryango we. Ariko mu misuhukire ye, aho yari agiye yibwiraga ko ariho hari ubuhungiro, kandi aho yari agiye yibwiraga ko ariho ashobora gukirira n'umuryango we, ariko aho yari agiye ntabwo inzira yamubereye nziza, ntabwo inzira yamubereye umugisha, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uyu mugabo yarapfuye hashize iminsi, ndetse n'abahungu be barapfa, bapfa basize abakazana be bombi. Ijambo rero ry'Imana ry'uyu munsi mbazaniye, Imana yashyize ku mutima, ni ijambo rishaka kuvuga no kubwira umuntu wese ngo ese iyo nzira ugiye kujyamo, urwo rugendo ugiye gufata kugenda, warabanje wararusengeye, wabajije Imana inzira? Umukristo, umuntu w'Imana, ntugapfe gufata urugendo utasenze, ntugapfe gufata inzira utabanje kuyoboza Imana. Urwo rugendo rwawe niba ari amahire, niba izagendana nawe, aho wibwira ko uhungiye, banza uhitondere, ubanze uyoboze mu mwuka, ubanze uyoboze Imana, wumve neza ko aho ngaho ugiye koko ariho hari ubuhungiro bwawe. Ikindi ndashaka kubabwira muri iri jambo yuko umugambi w'Imana ku bantu ni uw'ibyiza, ni uwo kutugirira neza, ni uwo kutunezeza. Birashoboka ko waba wari uri mu gihugu cy'ibisubizo, nk'uko Abayisiraheli bambuka bava muri Egiputa babwirwaga ko bajyanye mu gihugu cy'amasezerano, mu gihugu cy'amata n'ubuki, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo naho hateye inzara. Ihanganira aho uri, nimba uri no kugeragezwa, ariko hihanganire, hari impamvu Imana yemeye ko ako gahe kakakunyuraho. Ntabwo ari ibizakurambaho, ntabwo ari ibizagutindaho, ni igipimo n'umunzani ushyizwemo kugira ngo kwihangana kwawe kurebe, kandi urwo
urwo rugamba uri kurwana ntabwo ari wowe wenyine uri kururwana, hari abandi benshi bari guhura n'ibigeragezo n'ingorane bijya gusa n'ibyo uri kunyuramo. Komera rero wihangane, wowe uri kugeragezwa, wirinde gufata umwanzuro uhubutse, wirinde gufata umwanzuro utagishije inama, ukomeje nk'uko wumvishije iyi nkuru ibitubwiye ku byabaye kuri Elimeleki ndetse na Nawomi, ubwo Nawomi yaje kwisanga asigaye ari wenyine, yaragiye ajyanye n'umuryango ariko agashiduka ari wenyine. Rero ndabakunda, Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi turi mu mpera z'umwaka nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025, Imana izitamure ku buzima bwanyu ndetse no ku buzima bwanjye, reka Imana izongere kutwigaragariza bundi bushya kandi itwuzuza amavuta, iduhe kuvuga ibyo dushize amanga. Murakoze rero, ndabakunda, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye, ciao ciao, bye.